ni ikintu ikintu kiri adventure nyine cya ibintu umugabo n'umugore bakora mu buriri naho ugeze arumva so ko tutangiye dukina za bari na za nuza ngiye nshinzwe ubukerarugendo Jesus you urumva nyine wifuza uvuga ati tuza trying mama yake na mama awe guys rantomye ndawumiriza guys, how are you doing? Mese yambi ubwo wamuhobe bigahurira ntakira bihurire majerwa yambi amashongore gira umugore avuga ngo iki ntago ari njye wakabaye nagira ngo tabaze iyo bitabimye cyane ntabyo kuntamaza baravuga ngo gira umugabo ndamukize bagina umukoze kozi ngo ni mu nyumvire ni mu ndere guys muraho bameze mute turabakumbuye abantu bashasha hano nitwa Carine njye nitwa Lick mu cyongereza sinzi ukuntu babivuga ariko ibyo byose ni Carine ni Carine Faransa wowe mu gifaransa ntibibaho ni Carine izina ryanjye mu gifaransa ari butaronda na bizura sebye iba mu gifaransa tabiza ko nagomba icyo navuze guys umeze muti turabasuhuje mukini turabakenguruki buriya se ikinyamurenje namaki namaki gaye namaki nameza mu kigane giye bariko mu Giswahili ni yaje niyaje ni Giswahili cy'imihanda habarizeni none nanjye ni bacu ngeri ku muhanda nago twakuriye ahantu atari umuhanda mu cicisi mu gishi kindi mu gishinwa ni yaho niha iwe niha oya baduprono abantu bamwe bushinwa badukosora niha mu gihinde ni namaste mu gitamiri ni nararkingla nararkingla kuko mu gifaransa ni bonjour bonsoir mesdames et messieurs vous écoutez les la de Rwanda birenga bari umuntu zindimi ebyiri none nzindimi igifaransa twarakibagereka tugiye tukibona ntacyo tuzi abantu b'abarundi tuziranye ku gifaransa sinkimurusha hari igihe batubwiye ngo tuzakora ikiganiro mu gifaransa ariko hari kera byari kwirukana turakizi kameme ariko ni ukwirukana audience ntabwo twakora ikiri abantu bacu ntabwo bose ariko bacyumva kameme okay guys abantu bashyashya mwarakoze gukora subscribe abandi mukomeje kuza mukomeze mwiyongere mwiyongere kandi tuboneho umwanya wo kubashimira twujuje 5,000 twe tumaze nk'ikimwe tudashyiraho video ariko twarishimye ukuntu mwakunze video yacu yerutse comment urukundo rwinshi ko dufite comment ziryoshye gusa big energy migwana Guraje nsabye nanone hari ibise ntacyo bitwaye. Nanjye kuvuga ya intro yago naringiye guseba. Nta kintu wiziye. Ngaye nguko. Ya comedy. No. So uyu munsi rero video ni gwanje, mugabo ni gwanje. Naherutse tuvuze ngo tuje gushimira abantu, tubabwira ngo barakoze ni rwawe hawe. Nyine twabashimiye ariko nanakubitamo akantu. Hari abantu hari utubazo nshaka kubaza umuntu bita my sweet heart. Ngiye kumaza ibibazo icyo bita spice questions. Ntago yarazi ibintu apanze. Ntabwo urongeye. This is spice question. Tugiye kubikora mu Kinyarwanda. Ushe twabikoze mu Cyongereza. Ndebye umuntu ari bagabo. Banzo ngo amazi bishira nimba ari amazi. Ndebye umuntu ari bagabo. Uzi ibyo bibazo nize ko nta bintu bibirimo. Ngiye kubera ku bibazo namaze ibibazo 15. Ye. Ngiye nyine 10 se. Ntacyo bibazo. Ibyo bibazo rero birashimishije ibindi ari abantu bafite utuntu tw'amatsiko kuri twebwe ariko turi umugabo n'umugore tubari ibintu tugomba kuganira. Niyo mpamvu abantu batarengeje imyaka 18 video irarangiye. Twabashimira. Nukuvuga ngo intro twakoze no kwa twabashimiraga abantu batagejeje imyaka 18 batagejeje 18 kuryama. Allez, vas-y on y au Chérie.
ikintu nibutse mu gifaransa mwarimu yajya kuvuga ati avata plus ibyo byo ndabyibutse ngo ni ava avale cyane ko igifaransa tukibura musi ntabwo njya gukosora igifaransa ariko ibintu uri kuvuga bibaho kumunasiba uyu mbwira siniyemere nkavuga ibyo nshoboye sinabikubwiye se kumagana akangiye kumubaza ibibazo 15 na 5 ikibazo cya mbere kiragira kiti biri seriese nazo gukopera gamwa ngaho komeza what is your first impression of me when you met nyine ukuntu wambonye bwa mbere ariko ngiye kujya mvuga umushyirwa ukuntu wambonye bwa mbere for the first time ukimbona niki cyakuje mu mutwe nyine impression ndabivuga gute nyine uko nyine ikintu cya mbere kigujuje yego icyo nzi cyo numvisha ubwo bwa mbere duhura tutaramenya uvuga ngo nkuko bavuga ngo uhigeze ku muhanda uhuye n'umuntu for the first time rwabivuze se kundi twahuriye muri koridoro y'ishuri kiriya gihe habe namba nyire nahise mbona umuntu ugiye kunyihera lift kuko nari nabuze umuntu nta abantu bose bari bari muri exam mwabantu mbagira inama mwumvishe ko lift itera inda neze warayindi icyo bumva baracyumva ngo komeza mwumvishemo ako kantu ko momomo akundi ibintu by'ibibazo wabizanye tugiye kubaza ikindi kibazo nimba ushobora gusobanura urukundo rwacu wavuga iki mu ijambo rimwe wabisobanura gute mu ijambo rimwe urukundo mu rukundo rwacu mu ijambo rimwe wa mugabo we wanziye urukundo rwacu nese bisobanuye wa mugabo wanziye byose birasa okay urukundo rwacu mu ijambo rimwe kubahana ndumva aricyo kintu ndumva muzi ikintu bivuga none se cyari ngaho ari uyu munsi ni gwa ni urukundo nyine no kubahana nabuze ijambo rimwe kubahana twagira ikibazo cya gatatu mbwira ikintu wakoze ko kiri crazy sinagisobanura ikintu nyine cy'ubusazi wakoze ugira ngo unyemeze cyangwa mwemeze ntazi this breaking news bwa mbere Carine arabivuze utazi niyo naba nyizi ntacyo uvuga atari ko worobizi ko wagikoze kari ubu crazy kugira ngo mwemeze hayi ko numva nta kintu nigeze nkora cy'ubusazi ko kureka buza ubwenge ubuza akantu nakamwe ikintu kugira ngo mwemeze twari twaremeranye ubu nari gukora iki cyo arega n'igihe abantu babimenya n'ubwo dushaka ko turi batari kureka mwemeze si ibibazo muzi icyo mbisubizo ndumva ntacyo nzi naje ndi kwibuka kandi we wasanga ukizi ntacyo nzi kuko ibyo n'ibibazo n'ibyanjye nawe uzabaza ibyawe mwemeze ndumva cyanze ntacyo aratsinzwe icyo kiranze twagiye ku kibazo what is ikihe kintu kibanga urumva wambonyeho ngewe kibanga ibi bibazo ubundi bibazo bitoranguye ntabwo bitumva ikintu kibanga wambonyeho ukavuga ati nyine abantu bano badukurikira batazi ngewe nziho bashije kumirwa ikintu kibanga abantu badukurikira batakuzi yongeye nakubonyeho ugira impuhwe ntabwo muzi ko ngira impuhwe ubuse barabizi cyane ntabwo babizi nk'uko ubikora behind okay that was so sweet banguha kabeza nuko nkikubanza ibibazo mu kiganiro baravuga ngo ndakubanje twagiye if you could ikinyarwanda mbese mbwira tugiye nk'ahantu muri vacation ahantu
ahandi bavuga ngo bagiye mu misozi bakarara nko mu nzu niba bari muri nest nyine love nest za nzu ziri hejuru urumva ni hehe wumva twajya nyine wumva uvuga amazima atehano njye nawe twajya ubundi ahantu hose twakabaye tuba tuhajyana rero uzi ntibaze impamvu ariko hari abantu bavuga ati special ahubwo se ahantu nagenda nijyanye nihe ko nta hanshimye umugore babaza mu minsi mikuru ntanagire yereka ngo nyura hano ho nzamujyana urangoye bari ndahakunda bari ni igihugu ciba muri Aziya I don't know bari hehe simpazi cyo cyo Indonesia I think so kubera ko hari easy hari yes hari na Maldives ariko meze nayo urumva iminsi mikuru iradukora nivugiye bari ko bari haranabyo kiretse n'ibyo if you know you know if you know you know ni mu kirwa ahantu hari ikirwa batembera ku mazi bakambara bikini ubwo narimo aritegura kwambara bikini nyitege igice hari yari kidi hari ariko buriya kanze babwire uko abanyafrika dukomeza ibintu undi bikini ni umwambaro wo ku mazi doesn't mean ko wananutse wabyibushye ntibikureba ntibinabareba no uravuze ngo ntibindeba icyo mpfa nuko tuzaba turi ku mazi Niteguye kora Carine muri bikini twagiye asazaje kwibanza kitoreza nko muri piscine hano hafi hashoboka uyo bavuze amazi ndakitira sheri wanje yagiye mazi agiye kubatizwa gusa ko ndatinya ariko it's okay yerega buryo ushobora no kubyiga nta utabizi nyine donc mfata ishuri utabizi cya gatandatu kirabaza kiti mugabo kiragira kiti ni ikintu kiri adventure nyine cya ibintu umugabo n'umugore bakora mu buriri naho ugeze arumva musozo uko tutangiye dukina za bari na za nuza ngiye nshinzwe ubukerarugendo aha Jesus you urumva nyine wifuza uvuga ati tuza trying mama yake na mama awe guys timurike kandi atwarakayira shirashaka uranywa amazi uragiye kira kwasubiza igisubizo ntacyo mfite baza ari cyo mufite ngo mukimbwire muri komwe mujyana mu cyumba nawe se oya abajyanayo n'ababo n'abandi ikibazo cya mbere iki ntabwo gicika ase nawe ubuzanye ibintu byo mu buriri twicaye mu ntebe nta kibazo tugende mu buriri nyanyava mu ntebe kandi already okay naho byakunda kuri piscine kubikora kuri piscine thank you tuzari ibiki dukora ubundi ibyo mu buriri 18 kuryama ariko umugabo ikibazo cya karindwi kiragira kiti tudafite amategeko atugenga nyine ngiye nawe n'isi yose mbese turi ku isi nta mategeko atugenga ni iki cyifuza ko ngene twa trying nyine kiri ubwo nibyo mu ijuru byo gukizwa ubireke utekereze nyine ikintu wabanga ngo twakora kiri crazy kiri crazy kitagendera ku mategeko nta mategeko nta byagakiza nta nyamba numva savuze ngo kugenda twambaye busa mu muhanda ya twambaye busa kugakora ariko kokana vuga icyawe nibyo nicyo no ntabwo byemewe ngiye kuvuga hari umuntu wigeze kuvuga ngo umuntu amugize ishashi ngo akareba ukuntu byaje nanjye ndabitekereje nsanga hari ukuntu umuntu akugize nk'igipirizo ese urigize ubaye igipirizo hari icyo amategeko akurebaho amategeko arahari kandi mushobora gukopeza nk'akantu kamwe nta mategeko abaho sheri nta mategeko abaho uzi ikintu wakora wajya mu bihugu byose nta viza nicyo kintu uyu mwana ntibyarenda muzi nzi amafuta bari mu mutwe ako kantu ntabwo kaje vuba ariko kandi niko nkeneye we bize kuriza abaye igipirizo we none ndabyemeye abantu nk'igipirizo impamvu ngatekereza ugiye ukuntu kimerera kiba kiri muri nta stress zisi uri kumva rero ndabitekereje nsanga ibibazo baye igipirizo kazi dukomeye sheri yarize nukurusha urahagashwe
dukomeza we mana we yo mbere ikintu kigushimisha nyine cyatubayeho cyashimisha cyakibabaje ariko nyine kirugwibutso kiri hagati yanjye nawe kimwe buretse gato subira inyuma gato uti ikintu kiri memorable nyine kiri hagati yanjye nawe nyine umutwe wibutse ibyanjye nawe byose by'ubuzima bwose bihita wibuka ngo iki kintu kunkunda of course inshuti yanjye biragoye kugira ngo ubone umuntu ugukunda biri seriye muzi ukuntu muri ino minsi babuze kugukomeraho kugukomeraho awe akantu k'igipurizo kari uribuka ikibazo nicyo nshaka sheri ubwuzanyemo ikindi kintu ugiye kumbwira igihe first time umunsi igihe cya mbere cyabayeho nkaba ndi attractive kuri wowe byabaye gute byabaye ryari hehe ukaba donc ngewe nka wavuze wiyemeye ngo ubwa mbere duhura ngo nyine nta cyavamo kiragiye n'ukuri nta kintu nari gutekereza tubwira igihe byabaye n'iryari icyo gihe ntizariramo twigaga mu Buhinde byabaye ari gute byabaye iki byabaye gute naransomye ndawumiriza naransomye nako nanjye ndawumiriza funga umuntu burya byose bikora funga umuntu oya nyuma yaho nabitekerejeho nsanga iyo ntaza gufunga umunwa hari icyari gukoreka ariko nari nawufunze nyine ntabwo niyo mabanga ujya kumena kikajaje ngo nagize nte nafunze umunwa we yagize byo mvuze nabyevugiye nagize ngo uko nguko ari kubigenda dakati abantu mwe twarigishwe nawe watuma ngiye kureba ikibazo cya 10 numva se tutabigereye Imana ishimwe ndagukiza sigaye nyuma n'ibyo bikomeye ese uri hayo mabi twagiye n'ibiki mu buzima wifuza nazaya nkukorera cyane kugira ngo ubishake ndajya kuri Google kuyibaza Google iri mu mutima wawe uzi icyo nsubiza basha kumirwa dutegereje igisubizo cyane kandi nasubije gute ndabaza kubaza Google no mubwire nabo nzababwira ko nampumbiye we hari ubundi mu kibazo cyabazaga ngo kigende ubundi anabyibagirwa ko yakuntu bijisha ako shashe n'umunsi nakwishyuye ikintu nakora kenshi kugira ngo turning on gusa si bisobanutse noneho rega mu Kinyarwanda rya bitewe n'ubwoba ubundi se njyewe niyo haba harimo akaziki haba harimo agafilime haba ururi on fire yego mama yanjye ishwe bakunyize timuruka mutware ese ubwo radusubije umugani wa kivamva uremeye urahakagiye ni hagati na hagati cyari komeza ngewe imbazi cyaza cya 11 cya 10 ntago dusubije abantu babona hari ibibazo atasubije neza babyandike azabisubiremo muri part 2 n'amahane ntihagire umuntu wandika nawe azabanza asubiza ibyo nza izundi nyenza kubaza iki niba hari ikibazo cya 11 kiragira kiti nimba hari ikintu wifuza ko kimwe twahindura muri relationship yacu kugira ngo ibe nziza kurutaho ni iki muri relationship ubundi duhora twiga nyine tubwira ikintu mbo cyahinduka kugira ngo bibe byiza kurutaho cyahinduka mwumve sheri reka nkivuge nako no kukureka kankivuge ntareze urumva kumpobera buri kanya ko ndabikunda imishinga yawe no amobera gake simureze
Yewe bya bibazo bizankora sinzongera kubibaza. Okay, twagiye ikibazo cya 12 kirakira kiti. Andi yiriwe mu rugo mbacaka kwamubera bisegonda. Niba ikibazo cya 12 ubumenye ubwenge n'ubutabumenye. Aya mahirwe aragucika. Ni tombora. Aravuze ngo niba hari ikintu mu buzima bwawe wifuje kumbwira ukaba utarambwiye. Amahirwe yawe naya. Right now. Niba hari ikintu nisigarijeyo ntacyo nta banga ntaririyo ibintu byacu mwabyumvise ngo ibintu by'ibanga wapi nta kintu naba naragusigiyeyo murazi hari ntacyo ndacunze neza nsanga ndahombye mu bibazo byanjye. Urahombye birarangiye? Oya wari wishimye. Iki ni ikibazo cya 13 tugiye kugikigeraho. Ikibazo cya 13 kirakira kiti. Ikibazo mu Kinyarwanda kingora. Kirangura. Kinyarwanda kirangora. Urandikugura. Urumva? Mu bintu dukora. Urumva? Mu buriri. Ibintu dukora mu buriri. Urumva? Firiro. Biri bisanzwe. Ni iki gishyashya ushaka kudutrayinga? Iki kibazo wakimbajije ubundi. Yes, ku kibazo rero ari cya gatanu cyangwa icyakagaho icyo kibazo cyasubijwe. Fini termine akadomo pui. Urasebye meya urasebye. Ntabwo nago wagisubije n'ubundi mpamvu kigarutse. Icyo cyane. Ngenda kure. Sinakubwiye se ubundi ngo tuzatarayinjire kuri pisine. Nimubona mwaka. Okay, twagiye ku kibazo cya 14 kibanziriza cyanyuma. Okay. So ubundi ari nimbisubizo rampe kinini nabisubizo rampe. Uratuje. Okay. Ni iki kintu kiri romantique nagukoreye mu buzima? Urumva? Ese ubundi ni iki kiri romantique mu buzima nagukoreye ikindi kiba kimwe bibiri. Ikindi kikagira kiti ni iki kiri romantique mu buzima kindi ushaka ko nzagukorera. Ye nahunguye. Okay. Ikintu kiri romantique wankoreye mu buzima. Hari igihe wankoreye romantic dinner. That was so surprise. Ubundi byarananshimishije naranarize. Kuko ndi umusirikare. Hari ibintu nyine umuntu agukora ukatuvuga ati wow ndi ku isi. Zuko nageze ku isi shira gihe. Ikindi kintu wankorera twabikoramo twari dutungurana turatuntu tw'ubwenge. Urimo urasa. No, ikindi wakongera gukora. Jigana nshobora no kukugira ngo uzangurere njira va nabyo romantique nta kintu bitwaye. Ariko nanze gusimbuka etape ngendeye uhereye kuri telefone twagiye. Ngereye aho hafi aho. Ikibazo cya 15 kirakira kitari cyo cyanyuma. Ndagukize. Nimba kitanca amazuru. Sorry guys. Kinyarwanda kiragoye. Ntacyo ari uvuga. In case urumva duhuriye nko kuri wenda tumaze imyaka 5 turi muri distance relationship. Ako ntabwo bizaba. None ngiye nagera kuri airport Kanombe wenda umwe araje undi yarari mu Rwanda. Hari family. Kuri mande zose yawe ni yanjye. Harimo ndavuga abantu bakuru. Ntago mvuga babandi mungana mu. Wansuhuza ute? Bisanzwe ntabwo biti ibintu by'ibizu bakumirwa. Nakugwa. Ubundi nkagukubita ibintu by'ibizu ewa. Bagasigara bavuga bati yamaye.
abantu babonye ikibazo nagihinduye kuko cyo ntiyari kugisubiza wagihinduye sana ndagukiza guys ibibazo byari ibyo rero nta nubwo ari ibibazo nibikura ngo tubize nibiki ibibazo byari ibi ngibi no ibindi bintu wabivangiye mfira muri telefone tutazakora tuvuga kuri telefone y'umugabo n'umugore. Okay guys rero turabashimiye mukomeze mukore subscribe tugira 10,000 5 nabyo ni umugisha ni 10 ariko turashaka na 20 na 30 yagora tubwe ngo tugomba kugira 100 mu mezi atatu 100 biri kurengaho hariya nyine donc mu 100 mu byamaze kugera mushobora kwiyeranja mukabikusanya ariko aba big energy ngenda bemera imana nibifatanya na famille yacu azacu wambaye ariko ngo ibintu biturika ngo kandi dufite ibintu binini na yago biryoshye mudutegereze mugabo mwebwe gusa ntimurambirwe nimuzanya mubona na video bitaje mu munsi haba habaye imbogamizi nyinshi ariko turimo turiorganize umunsi tuzaza ni fire turabaziye mugabo ibintu bigiye kuba wane so guys mbere yo nzezera rata Imana barinde Imana bahumugisha mukomeze mu supporting natwe tuzata supportinga mu masengesho muri yo dusengera abantu badukurikira of course ibyo bintu tubishyiramo kubera ko ni umugisha kubagira n'umugisha kugira abantu bagukunda nawe ukumva ufite ukumva iyo ukoze ikintu koraha ntiyavangura umuntu w'umugabo umuntu w'umugore guys rero Imana barinde turabakunda cyane nakagaruka nawe ubutaha bye ciao